kunyihisha nuko nirwa ndari umwana njyanye naho ngo waje kwicara aha ngaha soni hakusiye imyambarire yawe ni bwoko imyambarire nireba ha ndakuzanira umwana wawe umurere da umva sinabyiviramo era ngo baje kwicara aha ngaha uziko ntazakuvumbura umva ngiye rwose umwana wanjye nta nubwo nazongera kumwemera bitewe n'iyo mico yawe urumva ubundi se niyo byanditse urikubona mbaye iki naho byanditse ko dufitanye umwana iyo mico yawe nikomeza nanjye nzamwanga maze neza umva uramutse umwana nukuza nkagatereka imbere y'umuryango ati nigendera nkatumuka wanatumuka ko kuvugiriza ukuri ariko kucyo ngendaho ubundi kugenda wose umuhanda ego ko nabonye ibyo mbwira ayiwe umva tuzahangana urabizi n'ibindi ugiye kumpa imfunguzo ndabizi ko ufite inzu ngendanye ikingure koko sha kirenga uhagaze hano ko gira iki ni igiki mpagararanye iki ni igiki nakubwiye ko ugomba kuba umwana w'imico myiza hazagushingira umwana mwiza yizera ukijijwe ntabwo ngomba kugushingira uhanutse bijya tujucisha amakirwa n'umukobwa mubi ariko ubundi ubu yusu umutwara kontake hejuru y'amabuno yera ye ariko mama shishama umva ntabwo umwana wanjye agomba kuganira n'umuntu utwara kontake hejuru y'amabuno ye mwana wanjye umuzinukwe ariko kire ubundi burawaganiraga iki n'uriya mukobwa umeze kuriya sibona hari ikibazo afite ariko uriya mukobwa uganira nawe kuri umwana ukijijwe uganira iki n'uriya mukobwa wambaye amapantaro akambara ibintu bidasobanutse si imico rusange kwambara impantaro hari ikibazo kirimo oya simbishaka ijambo ry'Imana riravuga ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uriwe uwo tugendana n'uwo uragendana n'uhanutse ariko mama rwose ariko igihe cyose uransetsa agiye uhanutse ntabwo mbyumva reba kari akantu yambaye kari akantu urabona gahesheje Imana icyubahiro ntabwo nsobanukiwe umva rero umwana wanjye genda bukeya ureke kugendana n'abantu bambara imyambarire idasobanutse komeza ugende nk'umwana mwiza uranyumva nta mukobwa ngo ashaka ngo inzu yanjye ariko se ninde wababwiye ko inzu yanjye nabashyiraho ibintu umuntu umeze nk'icyohe nk'uriya koko inzu yanjye nayubatse imvunya ntabwo nashyiramo umuntu umeze kuriya aka ntibibaho icyambere nta kintu na kimwe nabona yangezaho imyitwarire ye sinyishimira nubwo nanjye wenda ntari shyashya ariko byibura wenda muri gahoro hari igihe bizaba byiza ntavuga ko ngo muhe imfunguzo ntabyo nakora ahubwo ejo bundi ndaje mushuke mutere inda y'impanga urumva umutiza umuhoro